nta bakene ariko akemera akajya mu kabande ku gasozi atoragura amabuye yikoreye akazana. Hari abana ari abakecuru burya ufasha abandi mu by'ukuri burya si bo abafashije Imana. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, inshuti bakunze Impanuro TV, nk'uko mubira mukabona tuhagaze imbere ya Ecclesia Dr. Vena, turi kumwe yagizemo uruhare rukomeye cyane mu kuyubaka, ngira ngo nk'uko mwabibonye ku mashusho ni inzu mbere basengeragamo, inzu itarifashije ariko Imana yagiye ikora ibikomeye babasha kwiyubakira kiliziya yo gusengeramo kugira ngo roho nzima iture mu mubiri muzima. Turi kumwe na Dr. Vena wagize uruhare n'ubundi mu kubaka ino kiliziya. Twashatse kugira amatsiko, ese ni kiliziya yuzuye ryari, yatangiye ryari? Ibyo byose birumvikana nta wundi wabidusobanurira atari Dr. Vena. Igitekerezo cyo kubaka iyi kiliziya cyatangiye mu mwaka? Cyatangiye nyuma 1994 ubwo muri 1994 bari barashenye kiliziya yo ku Gisagara. Noneho rero tuburaho aho dusengera, tukajya tuza gusengera muri kariya kazu kari iruhande. Ab'izindi santarare bamenye ko imuzenga dusenga baza kwifatanya natwe, ko ntawajyaga ku Gisagara kiliziya bari barayishenye, biciramo abantu, biciramo n'umupadiri. Maze bamenye ko dusengera hano baraza abo santarare ya Muzenga, Muyira, santarare ya Gisanze, santarare ya Ndora, nuko tubura aho dukwirwa. Tubuze aho dukwirwa rero niho havutse igitekerezo cyo kugira ngo tube twakoranya ibiti, imisimari, tuyagure. Hanyuma rero bigenze bityo nibwira abantu twari kumwe muri nama twari gusenga, numva rero icyo gitekerezo ni cyiza cyane ariko ntigishubije ibibazo turimo. Buri kibazo ni kugira ngo kibone igisubizo kireka duhereye mu mizi. Ese kuki ubu ngubu dusengera hano? Si uko Gisagara bahashenye? Muze tujye gukusana ku Gisagara. Hari abantu nzi bazi kubaka, banyubakiye n'inzu nyirimo kandi nishimiyemo. Abo bantu badutabare maze tujye gusana iyo kiliziya. Amahirwe mbona barabyemeye, bajya ku Gisagara barubaka, batarura n'ibikoresho by'abapadiri byari byarazimiye. Nk'uko yohereza Frere Garasiyani rero ngo azarebe ibyakozwe niba koko barasanye kiliziya neza. Nuko Frere Garasiyani agarutse atanga raporo nziza ati rwose najyanye abafundi banjye mbereka ngo barebe hose, basanze ibintu barabikoze. Nuko bati nuko Musenyeri rero aduha umugisha, aduhera umugisha, misa turongera tuyisengeramo. Noneho rero neraho mvuga nti ntureba ko ibyo mukoze ubu ngubu bitumye Musenyeri adushima? Abakoze ibyo ngibyo bakasana kiliziya, nimuze noneho natwe twiyubakire, aho kuzana ibiti tutangire twubaye. Nuko baratangira baza rukarakara, turubaka ngo twageza kuri Rento Binyangamunda. Ni koko nkoranya abakirisitu, numva rero uko mureba uku nguku ndibaza ibintu byinshi.
ubu turibwira ko twakoze neza, ntabwo ari neza. uko ko nzatinyuka mpamagare musenyeri, icyo gihe yari amaze kuba Filipo Rukamba, mwereke ibi byondo koko. Oya, ntabwo ari byo, ahubwo nimukomeze mwihangane. bashoboye, abafite ifaranga batanarifite, muze dutoragura amabuye tuyazane tuyarunde hano, tugire fondasiyo. abazi kubumba amatafari tuyabumbe, nzajya kubasabira ibumba, nsabe n'ishyamba. rero rimwe n'iryanjye, ndafite ishyamba ku gasozi. dukora ibintu bizamara n'imyaka amagana n'amagana. icyo gihe musenyeri nazaza kabiri agasanga atari ibyondo, azavuga ko kuko twakoze ibintu bikwiriye. nta bundi byaba ari nko gukinisha Imana. Imana dusaba byose tutinyute tuyihe ibintu bifutamye, nuko barabyemera. Kiliziya rwose mufite umwanya mwayireba, nta kigayitseho. Kiraza gufata umwanya tugiye turebe uko hameze. Birumvikana urugendo rutoroshye mu kwiyubakira inzu y'Imana. Kuri ubu ngubu nkamwe mwagize uruhare mu kubaka iyi kiliziya, mubona ukwemera kw'abakristo muri ino minsi guhagaze gute? Icyo nicyo twipfurugutamo rero, kugira ngo twumvishe abakristo ko mbere na mbere bagomba kwibaza. Ukwemera kuriho rwose, nta gushidikanya. Urebye ibintu gusa nuko bageraho bakibagirwa, naho ubundi abakristo barafite ukwemera. none se abo bantu reba nk'uko batinyutse bakubaka kiliziya bakikokora. iyi ni muzenga, nta bantu bamaye amafaranga, ntabo ni abakene, ariko akemera akajya mu kabande ku gasozi atoragura amabuye yikoreye akazana. hari abana, hari abakecuru bakarunda. si ukwemera se? ikindi kandi kiliziya yubatse imbere y'umuhanda. abantu birashimisha kubona abantu banyuraho ngo bajya nko mu isoko cyangwa bavayo, bakaza bakinjira mu kiliziya gusenga. Mugeze kuri icyo kiliziya iruzuye, yuzuye mu we mwaka? yuzuye muri 10 na kangahe, nze mubwire 2005 twayitashye kuri 16 z'ukwezi kwa 4. Ukwemera kwatumye ufata n'umwanzuro wo kubaka aho kwivuriza, ko ibitaro byo bimeze bite? cyo ni ikintu nabwiye musenyeri umunsi aduha umugisha w'iyo santarare. namubwiye numva rero mu byo dukoze, Imana turayishimira ko iduhaye umugisha kubona aho tuzajya dusengera, ariko ntiturangije. turacyafite intego yo kugira ngo umuntu afite ibimubabaje ku mutima, habe n'ubwo ibyo bimubabaje birimo indwara, ko duhaye umuturage
inzira yo gusukura roho ye, roho nzima niba mu mubiri muzima, muzamfashe tubone ivuriro. Ikindi kandi ibyo nibitungana tuzasigara twibaza niba nta kindi twakorera abaturage kibateza imbere. Nuko ibyo kubaka ivuriro twarabitangiye, ivuriro twararyubatse rirahari, ariko ntabwo ririzuza intego zaryo. Kuki? Kubera ko uruhusa dufite rwo gukorera muri ayo mazu ni poste de santé. Poste de santé rero bivuga ngo ibyumba bibiri hamwe, mu cyumba muganga wenda yicaramo agakora raporo ze, n'ikindi cyumba yakiriramo abarwayi, nta kindi. Twebwe rero ibyumba birahari byinshi rwose, turahari. Harimo ibitanda aho ababyeyi bazabyarira, aho abagore bacumbikirwa, abana bacumbikirwa, abagabo bacumbikirwa, indwara zanduza aho zishyirwa mu kato. Yewe hari n'andi mazu inyuma twari twateganyirije kuzaba centre nutritionnel, aho tuzajya twigishiriza ababyeyi gutegura indyo nziza ifasha abana gukura neza. Ibyo byose birapfa ubusa kubera ko nta ruhusa rwo gukora nka centre de santé. Nta ruhusa murahabwa rwo kubikoresha? Nta ruhusa ntarwo. Yes, inshuti bakunzi b'Impanuro TV, turacyari kumwe na Dr. Vena, umwe mu bagabo bagize uruhare rukomeye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Yubatse kiliziya, yubaka ibitaro, usibye ko avuga ati haracyari ikibazo yuko uruhushya cyangwa se uburenganzira bwo gukora nka centre de santé ibikiri ikibazo, ariko turamutse tubonye urwo ruhushya byadufasha kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Yes, tukaba twamaze kugerera mu kigo cy'ubuzima, ni centre de santé ya Muzenga, aho Dr. Vena yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo iki kigo cyubakwe. Rero duhagaze akaba ari muri pharmacie, nahatangirwa imiti nk'uko mubireba, ni imiti igiye itandukanye. Tukaba dusanze harimo abakozi batandukanye, tubatera nkabona harimo imiti igiye itandukanye. Akaba yaraje kutwereka muri rusange imikorere y'ikigo, gusa ni ikigo kinini nk'uko twagiye tubibereka kuri kamera. Ni ikigo kinini ariko gikenewe kuba hari imbaraga cyashyirwamo kugira ngo nyine gihabwe ubwo bushobozi bwo kuba cyakwakira abarwayi bagiye batandukanye cyangwa se abarwayi benshi muri rusange. Ubwo by'umwihariko leta nibwo kugira ngo itange n'ubwo ruhushya cyangwa se n'ubwo burenganzira bujyanye n'imikorere. Ariko ntago twasohoka muri pharmacie tutavugishije umwe mu bo dusanzemo uhakora. Aratangira atwibwira. Uraho neza? Uraho, banyitaga Josinette. Hanyuma tugusanze hano, ese ushinzwe iki muri iki kigo? Nshinzwe kuvura, nkaba nshinzwe na pharmacie.
hanyuma nk'aba nk'umuganga ushinzwe ubuvuzi muri centre de santé, ni iki wabwira yenda nk'abantu batazi iyi centre de santé bari kure? iyi centre de santé iherereye mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Muzenga. Yari poste de santé ariko bateganya kuyigira centre de santé, ubwo rero turacyakora nka poste ntarakindi. Mwakira abantu bameze gute by'umwihariko? Ese imiti hari irahagije ku buryo nibura umuntu uhagana atahatahanye imiti? Imiti irahari ihagije, keretse iyo tubonye kesi turenze niho tuwohereza kuri centre de santé ya Kibirizi, nabo bakohereza muri hôpital, ariko ubundi imiti irahagije keretse umuntu urembye. Alright, so uyu akaba ari umwe mu baganga bavurira hano ukorana muri farumasi iracyari poste de santé nk'uko abitubwiye, ariko akaba ari gahunda y'uko bazagira centre de santé ikajyakira abantu bashobora kubishoboza, ariko ugasanga umutima wo gufasha cyane cyane cyangwa se wo gukora ibikorwa bishobora kuba byafasha abantu uracyari muke cyangwa ntawe uhari. Ni iki bababwira abo bantu? navuga ko wenda baracyahubyiye mu bindi, ariko rero gufasha burya ufasha abandi mu by'ukuri burya si bo babafashije, abafashije Imana, kuko twese turi abana b'Imana. Rero niba ufashije mugenzi wawe ubwo urakora iby'Imana, Imana iragukoresheje, nyuma y'ibyo hazakurikira iki? Yuko Imana izakwitura. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.